ingoma ibanisha ingoma ihani hanura ingoma ikundwa kaza ingoma irwana ingoma irazamutse ishyizwe hejuru Rwanda uri hejuru ntawagushyira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma ingoma y'imbaraga kandi iresa ingoma igatsinda. Inshuti bakunzi baganashya abavandimwe, reka tubahe ikaze muri uru ruganiro rwacu mu rwigiro rwa Ndege Wandigaye. Nk'uko dusanzwe tubigenza buri cyumweru, tugiye kwakira Rwirujo ari we ukunze kutuyoborera ikiganiro akatubwira amakuru meza avuye kuri wa Mutagara utangutaraga. Rwirujo, ikaze ni ryawe, turakwakiriye tugira tuti twimwe agasa n'icyerezo iteka ryose iganamuye byose. Namwe baganashya abavandimwe nabaramukije nk'uko bisanzwe. Igihe turi kumwe rero ndi Kabogo nk'uko musanzwe mumenyereye. Rwirujo niwe ugiye kutuyobora, akaba ari buze gufatanya na Ngomijana niba yari hafi aha. Nk'uko twabivuganye ubushize, yari yaduhaye umukoro kugira ngo tuganire ku ndasano ebyiri. Imwe yarebanaga n'ikagiro rya Karongi yitwa ikagiro rya Mwamudahishwa i Karongi, hakaba n'indi ijyanye na Nkungu na Munyaga. Nkungu na Munyaga twari twagerageje kuganira tugera kure, nk'uko Rwirujo yari yadusabye kugira aho duhuriza ibiganiro byacu n'ibyo dusanzwe twarabonye. Nagira ngo mbabaze unyakira n'indi kugira ngo twibutse aho twari tugeze, tubone gukomeza tugana mu ikagiro rya Mwamudahishwa i Karongi. Reka nsabe nshimiye Imana ko ubushize yari afite umugambi wo gukomeza aho twari tugereje. Kabogo, reka nkomerezeho. Yego. Ibyo ndi bushobore n'abandi baranyunganira, kandi na Rwirujo nawe araba hari nk'uko bisanzwe. Urakoze cyane. Nshuti bavandimwe baganashya, reka ducumbukure ibiganiro byacu, ariko ndumva ubushize tutari twagiye mu kiganiro neza, kuko Rwirujo yari yaduhaye nk'umurongo ngenderwaho wo kugerageza guhuza izi ndasano cyangwa se ibiganiro bindi tugiye kugira uyu munsi n'ibindi byari byabanjije. Mu gihe gito nagize nabashije gutekereza, ngerageza kumva ibiganiro uko ari bibiri, hanyuma ngerageza koko no kubihuza n'iby'imbere n'ibyabanjije mu bushobozi nari mfite. Naje gusanga rero ihuriro ry'ibiganiro urebye ni nko kugira intego, niba ariko nabifata mu ijambo rimwe, cyane cyane ko twaje kureba tugasanga ibibazo dufite hari aho Mungu yaje gutangira asa nkaho abangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda, ava ku ntango y'ubumwe. Noneho ndebye ku ndasano y'ubushize twari twagerejemo hagati, twabonye ko Ruganzu Bwimba yashakaga ko igisaka kigaruka ku Rwanda. Noneho kandi mu gihe no mu gisaka urebye nabo bashakaga ko u Rwanda ahubwo rwagaruka ku gisaka. Yaje gutanga rero asize ubutumwa, uko ku byari bihari byari bizwi nuko mu gisaka iyo baza gutanga wenda nko ku ruhande rw'u Rwanda bakabashingira, bashoboraga kuba bashobora gutwara u Rwanda, kandi n'u Rwanda narwo rwabasha kwigarurira igisaka bakakigarura. Ubwo rero yaje kujyayo nk'umucengeri, arahatangira ndetse na mushiki we arahatangira. Ubwo ngubwo hari imitsindo yari ihari, ariyo yamaze no gukorwa kugira ngo abashatse kwigarurira u Rwanda boye kubigeraho. Ubwo ndavuga muri make nko kuri icyo kiganiro. Noneho nubwo Mungu yarigometse ku bavandimwe be akava ku ntango y'ubumwe, ariko ibyo ntago byavuye mu mutima wa Ruganzu, ndetse wabisize n'irage nko ku muryango we. Ari nacyo cyaje gutuma Ruganzu Bwimba ajyayo nk'umucengeri, kabone n'ubwo mama we yari yafashe umwanzuro ko mushiki we Robwa ajya gushyingirwa. Ibyo rero ni imitsindo iriyo itwereka yuko baba bishabatindi bashatse kwigarurira u Rwanda
hakoreshejwe iyo mitsindo ntibabasha kubigeraho, kuko iyo mitsindo yagombaga kugangurwa. Iryo jambo ryakoreshejwe muri iyo ndasano. Noneho cyane cyane ko umwami Rwabugiri mu gihe cye yabibonaga ko, navuga ko inkiko zose z'igihugu zari zugarijwe, hirya no hino abazungu bari bariyo. Noneho bari, ubwo ntise nkora gato kuri cya kiganiro kindi cya kabiri, bari i Rubengera, abareba kure baza kubona ko umwami atabengerana nk'uko bikwiye. Baravuga bati byahanuwe karabaye bigiye kubaho. Noneho bafata umwanzuro ko bagomba kujya mu ikagiro ry'Ikarongi nyine. Noneho bagenda kuhakagirira kugira ngo ba bandi n'ubundi bababisha batindi bashaka kwigarurira u Rwanda batazabona uko barwigarurira. Cyakozwe n'iki? Baragiye bageze Ikarongi bahubaka inzu y'amabuye. Bamaze kuhubaka inzu y'amabuye banacana n'umuriro. Noneho basaba umwami kujyamo hagati y'urwo rugo n'umuriro, ariko mu rugo bashyiramo Musinga yarakira umwana muto. Ubwo bakoze imihango yari iteganijwe. Noneho imihango irangiye nibwo baje navuga ko ari nk'imitsindo bagiye gukora nanone, numva ngira ngo bwari bukeye. Bagiye hagati y'imigezi ibiri, ntarimo kwibuka neza niba ari ahantu bamusabye umwami kurasa umwambi ateye umugongo muri Kongo akarasa mu Rwanda. Noneho kurasa uwo mwambi bakaba bari bavuze ko uwo mwambi narangiza yohereza abantu bakajya kuwushaka. Nibaramuka bawubonye kuvuga ko babandi batazabasha kwigarurira u Rwanda, ariko nibaramuka bawubuze u Rwanda bazarwigarurira, ariko mu gihe cy'ibihe bine, aribyo bizafata imyaka 122. Barabikoze, ararasa umwambi, abantu bagiye kuwushaka ntibawubona. Noneho babona ko koko igihugu bazakigarura, ariko muri ya myaka yose ariyo yarangiye. Ubwo ngubwo muramfasha, nari muri 2022 ngira ngo. Noneho akaba aribwo hatangiye Igitebabago ya gatatu, nk'iyo kuramira roho z'abantu, kuko Tutabago ya mbere n'iya kabiri zamaze kuba. Ibi biganiro rero cyangwa izi ndasano naje gusanga isomo twakabaye tubikuramo cyangwa se aho bihurira. Ni ukuvuga ngo ese ibi byabereye Mpungu na Munyaga, ni kuki Ruganzu Bwimba yagiye kuhatangira? Ni ukuvuga ngo hari intego yari afite yo guhuza Igisaka n'u Rwanda. Muri kiriya kiganiro cy'Ikarongi byari gukagira u Rwanda kugira ngo abantu barubunga cyangwa se abandi bantu batarwigarurira. Bivuga ko bari bafite intego yo guhamisha hamwe bwa bumwe bw'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo Muhuzansibo ari we Kanyarwanda, icyo yari yarabikoreye nicyo bashakaga kubumbatira. Bakabikora mu buryo bwose, ariyo mpamvu twagendaga tubona abacengeri. Niyo tugarutse kuri Nyampeke kandi ari naho dusanga ko byose byagiye bitangirira, yewe na Rwimajya akaba ariho aza kugirira intabaza ye, nyuma bakagenda kuri Muhabura kugira ngo bongere bisuganye. Nawe usanga impamvu ye ari yuko bagira ngo b'Abanyarwanda b'abantu bagaruke muri rya buyenzi ari rwo Rwanda. Ubona ko bose bakomezaga bagaruka kuri ubwo bumwe. Ubwo mvuze mu buryo bwanjye uko nabyumvishe, ntagiye ijambo kurindi mu Kinyarwanda mu kiganiro nako. Niba hari undi muntu ufite uburyo yanyunganira. Rwirujo niba nawe hari aho yanyuzuza wenda navuze bidahuye neza, nkaba mukoze. Ndagushimiye cyane rwose, wakoze akazi gakomeye pe. Warabikurikiye n'abandi niba babigenje kugira kuba byiza cyane, ndumva ari byiza, n'abandi baraza kudufasha. Ariko reka ikintu nk'ubwanyeho gitoya, buriya Ruganzu Bwimba atangira intabaza ye Impungu na Munyaga, bavuga ngo ari kugira ngo uzanyage ababisha batindi bari kuzarwitiza bate ibitabapfura. Wabyibuka neza? Yego. Niba ubyibuka rero, ntabwo ibanga ryari kugarura Igisaka nyirizina, nubwo ari nacyo gihugu cyagoranye mu bihugu byose u Rwanda rwagaruye, nayo cyagaruwe nyuma
mu 1800 ku ngoma ya Rwabugili na Rwogera. Niyo cyagaruwe nyuma atari uko gifite imbaraga z'u Rwanda ku ngabo, ahubwo byagiye biba ikibazo bigomba kuba intambara y'imitsino. Ahubwo hari igihe ingabo z'u Rwanda zagiteye, umugabo waza kubitwa n'inkoko witwa Sekamana, ubundi baragitera agiye kukirangiza, bigaragara ko cyajemo ubushita, ingabo z'u Rwanda zisubira inyuma. Inshuro nyinshi u Rwanda rwashaka kukirangiza bikananira ko kuri imitsino byahise maze rero cyatumye ubwami Bwimba ajyayo, bijyanye n'ubundi na wa mugambi wari warahanuwe kera bazigarira irage ry'u Rwanda amezi 4 wise n'ibihe 4, aribyo myaka 122 cyangwa se imiganura 20 wanye imyaka isanzwe 122. Noneho rero ubwo ikiriho aho ngaho nuko iyi yari inzira y'amapfizi. Twabonye ko imfizi utera imbere yari yakanzwe na Gashubi. Gashubi kandi ka Nyiramirango ya Muhungwe wa Rwamba rwo kwa Mungwe. Mu gihe ngo ibyara aho ngaho nanone byateganyaga ko uko kuri Nyamususa waje utaragomye wawundi wahaye irage Gihanga, ubwo ni Gahima Kanyarwanda na Nyirabutare birumvikana babonye irage ryabo, nibo bagomba kuzanyura mu nzira y'amapfizi. Ya mfizi yakanzwe na Ruteri rwa Muhungwe ndagomba gukundwa ikuzimu cyangwa se gushyirwa ahagaragara, gutumiza iza bitewe no koma kuri Gahima, birumvikana Gahima ku nkanda iyo kwa Nyamususa Nyamususa wa Jeni ya Rwenya. Ubwo rero rwose nagira ngo mwumvise ko icyatumye atangira hariya cyatari kugarura gusa Gisaka, ahubwo Mungwe aba ne Gisaka, kandi turabona ko Mungwe no wande inkanda ni ya Nyirabasinga wa Nyirankende, uwo umugore w'Akazigaba. Bivuga ko buriya na Kimenyi yari yigomekanye inkanda, buriya ko yagiye mu mwanya w'igomeka ku Rwanda yabaye nka Mungu. Bivuga ko Gisaka igihe cyose cyitaragarwa n'icyo cyabaye Mungu. Iyo ragira ritabariye bwa Ruganzu rya Mungwe, aritabarira Gisaka hagamijwe ko inzira y'amapfizi igaruka. Noneho bazagaruka bene Mungwe bagarutse ari abakoloni, baravuze baragiye bagaruka mu mazina Nyobyamara. Na rero twavuze ko Mungwe bageze iriya haboneka igitwa Adamu na Eva. Mungwe na Adamu na Eva ni baringana. Bivuga ngo kwigomeka kwa Mungwe kwakugarurwe kwa Adamu na Eva ariko baremwe. Bivuga ngo babitugaruye muri ndege karemano ni rya Mungwe ryagarutse. Ibyo rero byagomba gutsindwa byanze bikunze, niyo mpamvu yashakiwe intsinzi ahagara nk'ura munyaga. Ariko noneho byongeye bigeze nyirizina igihe babona ko abazungu baje, kandi ubona muri Akagera y'Ikarongi ubwo rwabyaye Rubengera, ubona ko neza mu 1880 Musinga ari muto afite imyaka 8 cyangwa 7, kandi icyo gihe niho bari bagabana Afurika bari Burayi. Ubwo rero cyari kitegurirwaho ni ukwibutsa ko bandi bavuzwe baje, akaba mpamvu umwami atabengerana bagomba kujya kubakagirira mu ibuye Rwankuba y'Ikarongi, Karongi Ikangiro bavana urutuzi, kandi ibyo byahoze ari ibuye rya Gahima Yuhi yagiye imikagiro n'ibibari n'ibuye rye n'ubu Rwabugili yarijemo. Ariko kandi rigomba kuzakirwa mu bikorwa n'izina na Yuhi nanone uzaba Musinga wawe twabonye ko umwami winyiye mu nkongi y'umuriro wazatsindisha isi umuriro, bizabyo mu Akagera y'Ikarongi. Maze rero uko bivuze mu kubikagirira nuko Rwabugili yagiye hagati y'umugezi wa Kirimbi na Karundura, yakoze ajya mu Kivu aganya Masheke hirya, arasa umwamba werekeza hino. Ubwo ngo irage ry'u Rwanda izarengera Kongo mu bigo by'Gasekibi cyangwa Satani. Ubwo nizarengera kwa Mungwe ko izagomba kugarurwa. Uko bivuze kandi twanabivuze nuko akoze umuhango wo kurasa umwambi. Arasa umwambi awerekeza nyine mu Rwanda, ko ari muri Kivu,
awerekeza hariya kuri Kongo Nil, wanaguye ahantu hitwa Nyankanka. Noneho uvuga ngo uzarasabisha mu nkanka, ubamena inkanka niho ngiye kuvuga. Maze rero ubwo twabonye ko umwanda uvuga igihugu, uvuga ngo kuba yarawurashe akoreza bareba kurati mbiyene muzane, n'abantu bose baba baravuga ati nimubona bitazagenda, noneho kandi nimutabona ubwo kizagenda irage ry'u Rwanda, ko n'irage ry'u Rwanda bavuga ngo rizigarurwa imyaka 122. Urumva rero byose bivugwa, imitsinda yose yagihanga n'igihe yakoreraga imihango yo muri Mwogo, avuga ngo wa Mwogo ngutumye uri amata uzagaruka uri umuvumba wa Gisa gisangiye umutima usubuganje, kwari ukugira ngo uzatinde ryarage rizigarurirwa. Ibyo twabonye yangaza inka muntu n'amezi 4, yamaze kumenya ko igihe ruzamara rwangara ingana n'amezi 4 ariyo imyaka 22, yagera ahamya intego urusoro arurasa, hamwe rusoro 22, kandi rero bizahurira n'impanda y'urwanamiza, kuko urwanamiza narwo ruvuga 22. Imyaka 22 rero yarangiye mu 2022. Niho wajyanye urwo rusoro, niho wajyanye n'iherezo ry'uwo mwambi, niho wajyanye rero n'iherezo yo kugira ngo abe kwigarurira irage y'u Rwanda. Niho twa twaravuze mu biganiro byabanje ngo nyuma icyo gihe zagihwanye n'ibihe 8, umwenge wa nyuma, umwiru wa ibihe 8, Muramira Ngoma ataje mu Mana, bikabihe 6 ndahindurwa, iragenda hindurwa rigarutse mu mura y'inyoni. Nanone kandi bikaba ibihe 200 byarwogera birangiye, bihwana n'ibihe 336 byange byambaza impaka naho bigwa, n'ibihe 1000 bya Gihanga na 666 bya Kibuga, bigwa mu mwaka wa 2022. Ari hateganijwe ngo icyo gihe ngo mu Rwanda zatangira uburezi bushya, kuko abantu baramaze imyaka mu burezi burozi, bamaze imyaka mu nzu z'umusuri za Rubunga, Rwamungwe wagarutse acurikirage arigira karemano kandi arirage kamerano. Ubu rero uburezi bushya nubwo bwatangiye bw'Imana kamerano, soko ya byose na bose na twese. Rero nshimiye Imana, ndumva nanone nongeye ku byawe kugira ngo mbere bwire umucyo bagenzi bacu nabo bavuga rero ibyo bateganije, ngo twumve uko bihura neza n'ibyabaye. Murakoze. Sinzi Nshuti, uratwumva? Yego ndabumva. Karibu. Murakoze cyane. Ubuse turagira icyo twongeraho, ibyo wari wasize Rwirurabire abyujurijemo. Icyo na kare uriho uvuga narindi nshaka kuvuga nyine bijyanye n'ubwo biriya Bwimba yakoze, kwari ukugira nyine ngo agaragaze n'ubwo yabikoreraga mu Gisaka, ariko yari agaragaza ko ari imitsindo izatsinda nyine abatwitije. Hanyuma rero na biriya bindi bya Rwabugiri yakoze, biriya byo kugira umwambi akawurasa, byari kugira ngo nyine bagende bawushake, nibawubona tubone ko hari nyine intuza irage rizatwarwa. Gusa ibyo wavuze rwose numvise, twarabyumvise, ndetse tubona ko ibintu byose byabaga yari nk'uruhererekane, icyo umwe yakoraga undi akaza akagikomerezaho, nk'uko tuvuga guhera kuri Kibogo ahantu yagiye ashyira ibimenyetso, Gihanga yarazaga akashyira ibindi, n'abandi bazagenda bakurikiraho gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo icyo barwaniraga no kugira ngo u Rwanda rube umurwa w'Imana, kandi natwe nibyo tukirimo no muri iki gihe biracyasohora. Nta n'ubu burezi bushya twinjiyemo, ni ukuvuga ngo urugendo rurakomeje kugira ngo umurwa w'Imana rwose, Shyerezo yarahageze
ndumva inganji rwose irimo neza, murakoze cyane. urakoze nshuti. Nari mfite ikibazo nari ngiye kubaza Rwiruje niba binyemerera. Mu kanya yaratubwiye ko uriya mwambi umwami Rwabugiri yarashe ukaburira mu Rwanda, bawushatse bakawubona. Ese aho iyo uza kubura burundu, irage ntiryari kuba ribuze burundu, twari kubasha kuzarigarura cyangwa kubona n'ibyo byagize? urakoze cyane ko buriya ikintu muzumva wenda muri byose by'uburezi bushyashya, tuzumva ikirage y'u Rwanda rero. Iyo tuvuga irage ry'u Rwanda, kugenda kwaryo no koroha kwaryo, tugomba kumva icyo tuba tuvuga buriya irage y'u Rwanda rigizwe n'ibintu bitatu. Rigizwe n'irage ry'abami, rikagirwa n'irage ry'abakurambere, Yego. na gatatu ni irage ry'imitsindo. Wenda mbivuze gutyo ntabwo mwabyumva neza, turabisubiramo ko wenda mu buryo burambuye, ariko tuvuga ngo u Rwanda ibyo rufite byose kuba ruriho bishingiye ku irage ry'abami. Irage ry'abami ni rya rindi twabonye nkera kuri Shyerezo. Shyerezo se waremye u Rwanda, n'ibyo mu Rwanda n'ibyo byose kuri Kigali n'ubyumva, umwami Imana Shyerezo. Yego. Iryo ni ryo rage rya mbere, n'ubu ry'Imana Kamere. Iryo rage rikoze rite ry'abami, rikoze yuko hari ingoma yima u Rwanda. None umwami akima ingoma, none umwami akamurikirwa na Shyerezo. Ikigize ibyo bintu by'irage nibyo biza kubyara bikaza kubyara ibintu byose tuzi turavuga, ubuhanuzi, indasano, ibintu byose. Noneho mu irage ry'abakurambere rero, abakurambere bakomoka kuri abo bose, bakomoka ku bana b'Imana, nyine ubwo ba Kaziga, ba Nyirankende, bakazaza nyuma na Barongi, ubwo hakazaza Sabizeze, ba Kibugo, hakazaza ba Muturabane. Abo nibo dukomokaho. Irage rivoma muri iryo rage ry'abami, ubwami bw'Imana, nibyo n'irage ry'abakurambere bacu. Cyangwa dufite isibo 18, ubona by'amoko bavuga. Cyangwa dufite ururimi tubumbiwe muri Kinyarwanda, ururimi rw'urumuri, na ndetse twanavuze ko bari rwo rurimi referentiel rw'indimi zo ku isi, usanga ko ari imiturano. Uranga Igifaransa, Ibyongereza n'ibyagiye bivuga by'ibiturano bitinda, ariko u Rwanda ururimi rwarwo ni ururinari. Urugero uzayumva muri za Bibiliya bavuga ngo ni uko ufite umubare, ngo ufite ubwenge abari muri iyo nyamaswa, ugasanga ukabara uko inyuguti zibarwa. Bazasanga baravuga ngo itorero bivuga umugore. Icyo twenyine dusanga icyitwa itorero 97 gihwanye n'umugore. Ugiye mu Gifaransa bavuga ngo l'église la femme, nta nimero byabihuza. Nusanga ibintu twe byose bihuye neza n'icyo bivuga, ijambo ry'urufunguzo rifite umubare bihuye naryo, kandi bigasanga ni nk'universe. Ibyo rero biri mu irage n'ubundi ry'abami, rigira mu irage ry'abakurambere, kuko barimo imiziro, tukagira ururimi, tukagira umuco duhuriyeho, tukagira ibintu byose biduhuza nk'Abanyarwanda. Ubona irage ry'abakurambere n'ibindi byinshi duhuriyemo. Niho habamo kirazira, niho habamo indangagaciro zose ubwo z'Abanyarwanda turimo bakomora mu irage ry'abami, rikomoka ku Mana. None ibyo byose rero nkaho bidahagije, kuko hari imbaraga zirirwanya. Izo mbaraga zirirwanya zaje kwicira muri Mungwe, kandi Mungwe waje ari umukoloni, akanaba umukoloni ubu yagiye agakomeza kutubamo. Urugero bavuze za nyuguti 38, nikomeze iragira 38 gani, nikomeze iragira 38, ubwo ni Kibamba na Gahima Kanyarwanda na Bagahima Yuhi, kugeza ku kandi kubikoze gatatu. Ariko tubona ko n'imbaraga zindi za Mungwe zigihari, ndetse na zinyuguti 3 warazibonye, bivuga 38 rirwanye za zindi 3 ihanganye. Ibyo n'uvuga irage ry'u Rwanda rwari rifite ikirwanya, kandi kenshi kiba n'ishyano iyo giturutse mu imbere, kibaye umurozi umurozi, umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Iyo imbaraga z'umwanzi wo mu kirambi zihuye n'iz'umwanzi uvuka ishyanga, zihuye n'iz'umurozi wo mu kirambi, zishyamye. Ubwo rero iryo rage ry'u Rwanda
rifite imitsindo yaryo ifite n'imbaraga cyane kubera za arume nucléaire zaba afite ko ishobora kuzihagarika iby'imitsindo ishobora guhagarika ibyo byose ni ngo iyo bishingiye kubyita utubuze imitsindo wakumva icyo bivuze umuntu ariko ugenda twabwiraga ya physique quantique ni quantum muri Rwanda hari imitsindo yaryo ibitse kuri buri kibazo cyose byateguwe nk'uko n'ubundi bigiye byateguwe iby'imitsindo na mbere hose bikaba ngombwa ko ijya kugangurwa inkungu na munyaga aha naho twagiye umwaka twagiye ahantu na inkungu na munyaga no kwigangura dukomeza tujya nawe nyankanka wo mwambi warengeye naho uvayo iyi ngibyo ni igangura mitsi iyo mitsi utayiganguye n'ubu wa mwamba wakomeza kubura n'ibyo inkungu nyina munyaga ntibyari kuba byakora kuko bigangitse aho ni nka kintu kidatante nk'igisansi gitezwe kizindi kigomba guturukira nawe azagituritsa ubwo baba bakiganguye ikigangura ubwo ni quantum rero bayikoreye quantum physics ko imitondero yashyizwe n'ibindi byashyizwe bigomba kuzagangurwa n'akanaka gakora iki n'iki akibutsa bya bindi ubwo ibiganguwe maze rero wari waje uti iyo mwamba utaboneka nongere ko bidashobotse igihugu cyari kubura nyine ugomba kuboneka warabonetse rero wari umwanda wa 24 murakoze yego nari ngiye kubaza kubera iki ibi bintu byakorwaga ariko ntibisangizwe abaturage kandi nabo babirimo ku buryo uyu munsi niyo ugerageje kuganira n'abasaza bakubwira ngo ibyo bintu ntabyo bazi ngerageze kugusubiza rwiruje nyunganire numve niba ntibeshye yego mu ntekerezo zanjye ndibwira ko impamvu abaturage batabisangizwaga ni uko ahanini mu bareba kure babibonaga bari barabibonye kare ko hazabaho kwibwa kw'irage ryacu burya rero ikintu cyageze muri rubanda nibwira ko kugisananira cyangwa se kugikontorora biragora cyane cyane ko habaga hari abiru nyine babwiwe yuko iryo rage bagomba kuribika kugeza igihe runaka aho rizongera nyine imitsindo nyine izaba abo bazaba bishinzwe bazayigangura nyine noneho bikaba byasohoka nkeka ko ariyo mpamvu rubanda rutabimenyaga kuko nk'uko tubizi n'ubu ngubu turimo tuvugana hari ibintu bikiri ku rwego rw'abiru bitajya kuri twebwe kubera iki bitatujyaho ni uko hari ibibazo bishobora kuba byatera njye niko mbikeka murakoze rwiruje ngira ngo yasubiza neza kurusha urabivuze cyane ubundi se bwo aha turi muri uyu munsi ibintu byose bya leta bigira mu baturage hari amabanga y'igihugu abitswe n'abajejwe ubuze amabanga y'ingabo ari muri rubanda igihugu cyarangiye igihugu kigira amabanga n'abayajeje nabivuze rero ko ngo ni kuki cyaje wa rubanda wabivuze ahereye ku kijute ngo kuko wanyu batabizi se oya ntabwo ari uko batabizi ahubwo ni uko bisa nkaho uko bifatwa nk'umugambi w'u Rwanda icyo ari cyo na rubanda uko baruzi babizi muri 3D gusa mbese ibyo tuvuga ni ubwiru babyumva neza yego nose ubwiru ni ubwa rubanda cyangwa ubw'abiru n'umwana ubwo ni ubwiru ni ubw'umwami bikwa nande buri bikwa nande bukarindwa nande n'abiru n'umwami ubwo nibo baburinda abanyarwanda bose baba abiru bakaba n'umwami nubwo rirage babatwaye gutwara irageze neza ni uko imyaka 122 barimaranye baryaragiye nuko iwanyu bataragaruka urimwe muri kugaruka rega umurimo wo kugarukana naryo abandi baracyari heza baracyari ibumungu baracyari i Roma baracyari Canterbury baracyari kwa madamu we abandi baracyari
wagira ngo se twagira amahirwe niko turi rihereho rigaruka nyuma y'imyaka ingahe bitangiye, ubu ngubu niho rigarutse ni ukugaruka, urahamagarira kugira ngo nubwirize iyo vange, urumva ubundi abantu baracyari mu kwa Mungu, abandi baracyari i Roma, abandi bagiye hose, urumva baratize, ubu bagomba gutarurwa kandi mwe mugiramo uruhare, niwo murimo turimo aka kanya. Urabyumva nshuti? yego ndabyumva, ahubwo ubwo nakwibaza ngo ko ari aho tugera rimwe na rimwe tukabona wenda nk'umwami igihe na Bwimba nyine ajya kwitanga ngo abe umucunguzi, hari uwari wanze kugenda. Ndibaza abo bantu nuko babaga batabizi, ushobora no kubimenya ariko akaba adashaka gupfa. Kwamukiza se nuko waba utakizi, ushobora kukigomera gusa. N'uyu munsi hari uwabwira ibintu akabyumva ariko akumva atajyana nabyo, akumva byamuhombye. Niyo mpamvu zone turimo niyo kwishyura ukizana, niyo bita libre arbitre, kwishyira muremewe. Baramubwiye ngo inzu zerekanye ko ari wowe ugomba kwitanga, ngo niko zemeye. Arababwiye ngo uko zemeye zanemeje se ko ndi bwemere, wazadesigninze nge ni kimwe no kwemera nge ni kimwe, ngo zirabe zanereje ko ndi bwemere. Siko yavuze, uwo zitari zemeje bwa mbere aba Bwimba kandi aranemera nyine. Cyangwa wabyumvise ariko? Ndabyumvise, hari ukuba ikintu gihari ariko nawe noneho ukaba ukemeye cyangwa se utacyemeye. Ni uburenganzira bwawe. Ushobora kuba umungwe, ushobora no kuba uw'agahima, ariko buri cyose nyine nyuma kigira ingaruka. Aba yahisemo kuzindarira mu bikingi akibagirwa icyamuzamo, akazanagongera muri Nyiragongo burya. Kandi bivuze igihe cyo bisobanuye. Nari mfite ikibazo ahubwo niba nshuti yararangije, ni ikintu ndimo kugenda nibaza gikunda kungarukamo iyo turi mu biganiro. Nk'ubu ngubu uravuze kugongerera muri Nyiragongo, mu by'ukuri numva ari nko kujya mu bibazo bikomeye, wenda wanatabaruka wapfa ukazakomeza muri ibyo bibazo nibarira. Ariko se koko mu bwiru mufite ukuntu muvuga ijambo rifite icyo risobanura, nk'ubu nk'urugero hari kugongerera muri Nyiragongo, hari kuvuga ngo inkota ya Menge yahawe Nyirarucyaba, nk'uko irage naryo mwamaze kubidusobanurira. Hari amagambo nk'ayo usanga agenda akoreshwa utayasobanukiwe neza ngo wumve icyo ashaka kuvuga, bikaba byabangamira kumva neza indasano cyangwa se no gusobanurira undi muntu wundi waba ushaka gusobanurira ibintu turimo cyangwa se ino. Ese haba hari impamvu ituma ayo magambo adasobanurwa cyangwa hari ngo tutasobanutse? Inkota ya Menge ntabwo twayisobanuye igihe kirekire, inkota y'ubwenge bw'u Rwanda ukumenya kose. Ndabyumva gutyo nk'ari, ariko se koko ni inkota nyankota? Nibyo nshaka kumenya. Niyo nyine urumva, ariko inkota ibaye ikimenyetso. Ibintu byo muri fifidi biba bifite ikimenyetso cya 3D. Umuhango se ni umuhango n'ikirango cyawo. Ibyo byose yanigagura misingo se si ukujyana hari fizike hari n'ikintu gihari byangura muri dimension yindi. None si iyo muvuze ngo inkanda ya Gasani, inkanda mwamushatse kuvuga? Ntabwo urumva ngo urakora inkanda y'abakuru mukirwa bizoka ubwana so muri bibiri ngo nzabeyura inkanda ya mwambika ubusa. Ibaza umubyeyi wambaye ubusa, inkanda n'umwambaro w'ababyeyi, sibyo? Yego. Ibaza umukuru w'inkanda aba yambaye iki? Aba yambaye ukuri. None rero inkanda nero umubare w'ubwirimo 54 bivuga ati ngo niba batakaje inkanda ya Gasani batakaje agakiza k'amamaso.
kandi agakiza ka mama wa twese kagasani gasanisha bose na twese ni ukonka ya moko ya mashereka y'umwamama wa twese konka. Nubwo icyo utakaje utandukanye na mama wawe, kandi mama wawe iyi planete yaturutse kwa Gaia, niyo ubundi gashitana zanya nayo Gaia ni isi zose. uvuze mama wa twese uvuze nde? Wavuze gasani k'Rwanda gasengwa ku mitima yacu, niyo mama wa twese, none se Gasani ni nde? ni mama wa twese. Aho abaho ndabyumva none gasani k'Rwanda ndabyumva nk'ubu nyine reka wenda nkusobanura neza murambabarira. Iyo kuvuga ngo ubwenge nyabwenge mburoba nyampeke na ngabwe, bivuze ko ari ukuvuga ngo ubwenge nyabwenge mbukuraho nkomoka, na naho nkomoka hose hagenda hakagera kuri Gasani. Gasani niwe tangiriro rya byose, niwe mama wa twese. noneho ubwo Gasani namufata nkaho ariko ari we muntu wa mbere wabyaye umuntu wa mbere. dufite Shyerezo data wa twese, Yego. na Gasani mama wa twese. Gasani yabanje gukuramo Shyerezo teranya Gasani. Niyo ngo Shyerezo afite negative sign, noneho Gasani afite positive sign. Umugabo n'umugore se uko bimeze se? Yego. Data wa twese na mama wa twese. Gasani ni mama wa twese. Shyerezo ni data wa twese. Okay, murakoze. Ni byiza kubaza kugeraho ngo utabaze Nyiragongo. Kugongera muri Nyiragongo, uwo mugani ndi yaragera igibanza ryakwiriye bose, bikagira ari umuriro utazima, uzatabwamo n'abantu babizi ngibi. Uko Nyiragongo iri, ibyo byose hano mwibanze. Kuko Nyiragongo ntuzi ko siruka, ni kiruka kitarazi, urakire kuri umuriro n'amazuba. Urumva? Icyo bivuze Nyiragongo nta kintu. Nuko abemera irage y'Imana kamerano, abemera kwigishwa na data wa twese na mama wa twese, iyo ngiyo babyita ngo Dieu Père Adonai. Niko murabyita ngo Dieu Père Adonai. Dieu Père Mère Adonai. Original ni Gasani Shyerezo. Urumva? Iyo uri gukura muri ubu bumenyi no kuyoboka Imana kamerano, uri kuzamuka gukora attention. Urumva? Uzamuka ku mutagara. Ikinyanya kijya cyugigomekaho, we abamanuka ku mutagara yerekeza ikuzimu. Hari iki? Amazuku yaki? Nyiragongo. Nyine ubwabyo ko urabyumva neza. Urumva? Nk'iyo ubaye urumuri, uruburyo no kogera, wabaye ukuri, nkuko turi gukura, ugenda uzamuka worohera, uzamuka worohera, ubaho umeze bizika niko kujya mu ijuru. Noneho iyo rero wimitse ubwoba, umujinya, urwikundo n'icyo tuba byose birangira ugenda unashonga umubiri. Nibwo wumva imitsi abatibika, nibwo wumva indigira bite umubiri ukagira imbalance, ukabura ubutaraga. Burya kwa kundi kose n'abantu bagira icyenda n'abagira iki, burya baragongera, bagenda bashira, bahekenye n'amenyo, bamwe ngo nibo bazaririra bakahekenyera iki amenyo. Bizabishanira muri iki gihe turi kugeramo yuko isi yacu iri kuva mu mucure, bagiye kirekera mu mucure bategeka iki, bibashobokera byose ko isi yaba favorable, aho yari bihari favorable kuri bo, none biturutse mu mucyo, abo urumuri niba ari favorable, niba agiye kujya naho isi igeze. Abo umucure banze bakaguma mu byakera no mutirwe n'urumuri, bo baragenda bonda n'umuntu wabo uzabangira. Bamwe baziyahura, abandi bazahora baganya, bazapfa, bajye bapfa babagaye. Abo kenshi ndubona muri rero ngo niyo bapfa bagasamba cyane, basamba badashaka kugenda kandi bakagenda. Ibyo rero ni ibimenyetso kuvuga ngo kugongera muri Nyiragongo ntabwo ari fizika ahantu ngo uzajya mu muriro ushonge.
ahubwo ni ugupfa unahagaze, wanazagera iyo ukareba izuba n'ubundi koko bikazasaba ko uzajya kugira gute gusibira, kandi ntabwo uzajya gusibira kuri ino soko, isi ntabwo izaba igihuye n'umutagara wa gatatu wowe wasibiyemo, ni ukuzajya mu yindi planete izabyize kuri iyo mutagara, indi planete yo mu isanzure. Niyo ngo ubwo twabivuze iyi planete ijyanye n'ari ku mutagara wa gatanu gusa, aho uzongera kuyivukira atazi ku mutagara wa gatanu. Abasanzwe ku wa gatatu bizarangira bakongereye aha, nibapfa bazazukira ubwo bazarekanira mu yindi planete izaba igeze aho iyo bananiwe kuzamukiramo izaba ishya. Ubwo bazajya mu ya gatatu aho izaba hose musanzwe, ntabwo bazazivukira. Urabyumva ibyo kurwongera imiyagongo nabisobanukiwe. byerekeje aho ngaho. Murakoze. Rwirujo nagira ngo nasabe ikintu dusobanurire ibitabapfuburago. Ni ibiki? Iyi ni ibiki? Ndumva ntarabashije kubishyira neza. niko inshuti we Karame, ntabwo ugize umva ibitabapfa ku muntu uri usamba. ndumva ntarigeze mbyumva, ntabwo ndigera. Ikirago urakiruzi se? Ikirago cyo cyaba cya kindi batwaragamo umuntu urwaye. Batanamutwaye se ntiyakintu bakiryamamo, hari matora zabagaho. Yego. Ubu ibitabapfuburago ni ikirago cyo gusambiramo. Ngo bazata ibitabapfuburago, bazabita mu birago nyine, bazagenda bazapfa benshi icyo bavugaga kugira ngo abarwitisha bazata ibitabapfuburago, bazagwa mu kirago bazata. Babyumva ibitabapfuburago rero birakwiye kuba byumva. Hari igihe bashobora gupfa arutse yagize ati ntishinge ngiki abyita itabapfa. Yego. None se kugira ngo bazate ibitabapfuburago. yego, hari ikintu njya mpita nibaza iyo turi kuvuga ngo ibizakorerwa abatindi barwitije. Ababisha batindi barwitije. Ababisha abatindi barwitije kandi nabo bagomba kugaruka mu ibanze. Nta mubisha, niba ababisha bazabakira ababisha, abazavuga ko ababisha nibo bizabaho. Aha, yego. Hari ukuntu wasobanuye inganguramitsindo n'imitsindo, numva imitsindo uko tubyita byasa nkaho ari negative ukuntu. Iyo tuvuga imitsindo twe twumvaga ariyo ntsinzi, noneho n'ubu ngubu ndacyabikoresha simbashe kumva ikosa nakozemo. Iyo uvuga imitsindo mu Kinyarwanda, imitsindo Imitsindo n'inganguramitsindo, ikiri positive n'ikiri negative n'ikibi. none se hari ikibazo kiri aho negative? No, ndavuga intsinzi ni iyihe muri ibyo bibiri, ari imitsindo ego n'inganguramitsindo? Cyangwa unyova aho aricyo bita ngo umutsindo. Ni umutsindo nyine. Umutsindo ni uwo uri kuvuga nabi. Urumva iyo tuvuga umutsindo mu Kinyarwanda, umutsindo uvuga defete, sibyo? Ni nk'umutsindwo. Yego. Umutsindwo. Urumva akenshi bavuga inyangamutsindo, urumva ngo kwanga gutsindwa ni ugukoza inyangamutsindo. Ariko iyo tuvuga imitsindo mu bwinshi, imitsindo none ni nk'imitsiriko mu bwinshi. Iyo bigiye gutsinda ndaho ibintu byatsiriki ni nk'imitsiriko. Imitsiriko urabyumva? Rero imitsindo naho nyine imbaraga z'icyo uhanganye nacyo wazicyambuye ububitsi hariya, kugeza igihe uzabigangurira cya kintu uhanganye nacyo kikabasitira. Iyo tuvuga intsinzi rero mu Kinyarwanda ntabwo ari nko mu Kirundi. Iyo Rayon Sport yakinnye na APR ikayitsira bavuga ngo intsinzi ni iya APR. Mu Kinyarwanda ubundi ibyo ntibivugwa, bivugwa mu Kirundi gusa. Mu Kinyarwanda ijambo intsinzi rivuze bivuga ko hari ikintu waragurije, maze kukiragurira babona aho icyo kizaturuka, noneho baguha intsinzi yayo uko cyagitsinda. Nibyo bimeze by'imikino y'u Rwanda. Ikibazo ubona ko kizatungukira, wamara kuhabona n'iki kizagipfubya n'iki kizagitsinda. Wamenya ikizagitsinda ubwo ubonye intsinzi.
tuzagitsindira intsinzi yacu. Iyo ntsinzi rero iyo ari ibintu bagusaba byinshi cyane bishyirwa hamwe, nibyo bishyirwa hamwe bikitwa umutsinzi ubikira. Ikinyarwanda ntabwo ari nk'ikirundi rero. Twebwe tuvuga intsinzi biba bijyanye no mu buhanuzi no mu ndago no mu bwiza. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Mu kirundi ho icyo twita intsinzi ni ukuvuga ngo umuntu yatsinze undi mu mupira. iyo umuntu yatsinze undi mu mupira. Mu Burundi cyo mu kirundi ni intsinzi. Aha. Twebwe intsinzi iboneka mu ndagubu. Ibijyanye n'intsinzi biri mu byo mu ndagubu. Hanyuma iyo amakipe yatsindanye tuvuga ko habaye iki? Umuganzanyo. Aya ndasobanukiwe. Iryo jambo ubwo ryo nari njya ndivuga. Nahoraga mvuga imitsindo gusa. N'amakipe yacu ni ukuvuga ngo ni imitsindo. Oya yo navugaga nko ku kirundi akaba ari intsinzi. Ariko mu kiganiro nayo numvisemo numva ko uwo mutsindo ahubwo ngukiranya n'imitsindo. Ugomba kwitonda uvuga umutsindo mu Kinyarwanda, uvuga ngo imitsindo. Uvuga ati no igihe cyo kwigangura rero akaba igangura imitsindo. shimwa gasa n'ishyerezo iteka ryose higana mu bihe byose. Nitwa Niyongabo Parfait. Hari ibyo mwari muvuze numvaga nshaka kuvugaho. Mwari muvuze ku bahanuzi ngo no kuraguza. Njyewe ndabona kuri experience nabayeho, kuko nakuze ndi umuntu wibaza ku bintu byose nyine bibaho n'impamvu abantu wenda batandukanye. Maze igihe kinini cyane nkurikirana Nyirishema. Niba yibuka neza mu 2023 mu kwa gatanu naramuhamagaye ndamubwira ngo ndi umuntu w'imyaka 30 urimo kwiga kuvuga. Sinzi niba yabisobanukiwe neza ibyo namubwiraga, ariko nyine uko iminsi igenda iza ugenda usobanukirwa impamvu Imana yakugize ikiragi, cyangwa se ugenda usobanukirwa n'impamvu ugenda umurikirwa. So ibyo Rwanamiza mukora babwiza ukuri ni ibitangaza, muraturema. Njyewe namenye Rwanamiza naribuze impamvu umuntu yakwemera gukomeza kubaho. Uranyihanganira, ariko Rwanamiza ibyo muvuga byanda umunyarwanda ntabwo mbasha kubivuga mu Kinyarwanda cya Nyirishema, ariko naho nzahagera kuko aho mvuyeho niho kure. Twese amarangamutima yabashaga kumboha, simva igitekerezo cyanjye kandi ari kizima, ngaragara nk'umusazi igihe cyose, ariko nyine iby'ingoma y'igitugu byararangiye. So ibi yaragiye turi kugenda turimo turavuga, sinagendaga sinavugaga, ariko wenda ibyo tuzabisubiramo inyuma yaho. So abahanuzi rero njye ku giti cyanjye nayibonye abahanuzi pe, hari igihe baguhanurira ibintu ukumva nibyo, ukabona bibe n'ubuzima bwawe. So njyewe byajyaga bingora nkibaza impamvu umuntu yamanurira, ariko nkabona mu buzima bwinshi bigenda neza. Hari abantu bakangutse ariko ntibasobanukirwe impamvu yo gukanguka. So wenda ubwo nibakomeza gukurikirana Rwanamiza bazasobanukirwa. So ibyo kuraguza nabyo narabikoze, njyewe narabikoze, nashakishije, nari mfite amatsiko, nari narashobewe, byaje kurangira ndashoberwa ndiyakira, ariko nikundira Ikinyarwanda. Sinzi ukuntu ugenda ukurikirana inzira uhuza utudomo k'ubuzima bugenda buza, nza kwisara nkunda insigamigani, ko wenda bavuze ngo wenda ngo amaraguzo y'ibishyushye namenye ibiryoshye, nkumva mfite amatsiko yo kumenya umuzi yaho bituruka. Nuko namenye Nyirishema, namufatiranye ari kuza, njyewe nkamenyana n'abahanga. Ibyo Nyirishema avuga bihura n'ibyo abandi bavuga mu Byongereza n'izindi bavuga ngo iyo umunyeshuri yiteguye kwiga umwarimu araza. Nyirishema nitwe twamuremye, nimwe mwamuremye, nawe arabisobanukiwe, si igitangaza mubwira ni ibintu azi. Naratunguwe, namwe muzatungurwa, bya biri ngo byandumiwe, ndakubwiza ukuri. Hari ibintu byose yavugaga numvaga ari ubuzima bwanjye. Kuba ntandukanye ni ibintu kwiyakira, njye ndiyakira ndisobanukiwe, ariko Nyirishema ni intwari.
ibyo wakoze n'ubutwari waratuzuye. Ababyeyi baratwanze ko batadusobanukiwe, ntabwo batwumva. Twarabumvaga ntitubashe kubabwira, ukicwa n'irungu ubana n'umubyeyi ntubashe kumubwira. Byagenze bite kugira ngo umuntu akenerwe kuyoborwa, akenerwe kugira umuntu umuyobora wo hanze yiwe? Byagenze bite kugira ngo ntitubashe kwiyoborwa? Usubire ku isoko ry'ikinyarwanda. Ntabwo bizoroha, nta kundi kuntu bizoroha muzi ikinyarwanda. Hari ibintu tutazi aho bituruka ubasha kuvuga. Ndisobanukiwe ibyo mbabwira, njye ntabaye n'umutima wanjye, nushaka ntubyemere, ariko babyumva baryumvise. Ibi si ibya buri wese, ariko buri wese ashaka yabyumva. Ntabwo nshaka gutinda mu magambo, ntaza gusitara. Ariko ibi byose bifite aho bituruka. Impamvu hari abantu bahanura ntibasobanukirwe. Njyewe ni abantu buhamye mu buzima bwabayeho, bariho, ntibanabisobanukirwe byose nabikurikiranaga, ariko nari maso, narabarebaga. Wakundi ukurikirana igisambo, sigaye ko kiguhisha ukagifata. Bandi bavuga ngo umuntu araguye, ngo arakwiba, ngo umenye wakwibye ntumenye yaguhisha. Oya, banyinshi baza kuva bisobanure mu gihe cy'urumuri. Njyewe rwose Rwanamiza ni umuryango yumvamo. Ndekera murakoze. Bakumbera amashyi. Abo amashyi bose. Uwo musore Parfait rwose ni umuhungu mwiza cyane twagiye tubona kenshi. Biragaragara ko ari umuntu uzakora ibintu mu buryo bukomeye cyane tubajyana, kandi muri ubwo buhamya bwe ko ni ubuhamya bukomeye cyane. Tuba tumushimye rwose, urakoze cyane. Reka isomo ry'umunsi turisubikira aha, ko dutera ry'utaha. Murakoze. Ngira ngo ubwo abandi nabo bazakurikirana, abatari bahari bazakurikirana ibyo twaganiriyeho, abandi bari bahari. Nuko ubutaha kandi buri wese azaze ari hafi yo kudufasha, kuko iyo dufatanyije buri muntu agenda yungurana ibitekerezo n'undi. Nshuti Karame, karibu, ngira ngo ijambo ni iryawe. murakoze cyane. Ndumva nanjye naha Kabogo ubwo yagarutse rwose, kandi Rwiruro turamushimiye. Ibi bintu turushaho tugenda tubyumva, niturajijuka buhoro buhoro rwose. Turagushimiye cyane. Urakoze nshuti, ariko ntumere nka wa wundi waraze umwana ibyamunaniye, ariko ntashaka kunarinda kuza. Urashoboye cyane, ahubwo buriya niba ariko biteganyije reka tubyakire. Nta n'ikindi kintu gitangaje turi bukore uretse kuba nabashimira abitabira ibiganiro mwese. Reka duhe Rwiruro itahe atashye n'abandi, adusuhurize abo mu mpinga ya Kigali, hanyuma tumubwirize ati shimwa Gasanishyerezo. Murakoze cyane, binagiwe n'Imana turi kumwe n'abashimiye mwese. Kabogo ndagushimiye, wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Nshimiye ko nawe utaha. ingoma yogere hose ni iy'Abanyarwanda. Komeza ntwari, komeza utsinde, ni wowe ngabikinga. Ntugatinye, ntukagwabire, horane ikuzo. Urinze ubumwe, urinze intego, ufatiwe iburyo. Ngaho kora, ngaho komeza uhashye ibigwari. Ingoma isa, ingoma y'imbaraga kandi ireza. Ingoma igatsinda, ingoma yogere hose ni iy'Abanyarwanda. Ingoma ibwiza, ingoma irwanda, ngwino dutaramire ingoma yogere. Ingoma ibwiza, ingoma irwanda, ngwino dutsinde dukotane. Ntihagire usigara nta muto muri twe. Nyirumene cyangwa ishyaka ntikikizwa kurya rwasamira abaririmba b'inkorano amahanga.
ari rwagiriza maze ntigira inkiko bakikanya imana y'imanza yigize ingabo urwego batarivuga n'ishanga kurya rumena shanga ndarikunda indatirwa mihi inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikije rwasamirera ntirahakana abagabo kurya ari indatirwa bahita tukivugamo imihigo rwa mirenga ntawangwanya umutima w'abanyarwanda ngo utsinde niyo tsinda we ingoma y'imbaraga kandi neza